ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Nta gushidikanya ko waba warabonye benshi mu byamamare bafite ibimenyetso bishushanyijeho ku mubiri cyangwa bariyanditseho amagambo runaka, ibi bizwi nka tatuwaje cyangwa tattoo. Abenshi bazishyiraho bashaka kwibuka umuntu, ikintu runaka bakunda, cyangwa se n'amagambo abibutsa ikintu cyangwa umuntu w'indashyikirwa kuri bo. Gusa ibi byiza bituma benshi bazishyiraho ntibikwiriye kukubuza gutekereza niba nta bibazo wakibaza mbere yo kuzitezaho nawe, dore ko ababikora birirwa babyamamaza. Ubu ikoranabuhanga ryazanye n'ubushobozi bwo guhindura n'ishinya bakayitera tatu, ku buryo uwasekaga atabumbura umunwa asigaye none haseka amasaro agaseseka. Mbere yo gufata uwo mwanzuro, ubanza urebe iki kiganiro kirangize. Twe turi The Fixers. Ubundi kugira ngo bashyireho umuntu tatu cyangwa tatuwaje, bakoresha imiti yabugenewe isukika. Umunyabugeni uzi gushushanya neza akoresha akamashini gato gafatwa mu ntoki, gafite ikoranabuhanga mu gutobora no kwinjiza wa muti mu ruhu, kakagenda gashyiramo udutonyanga duke duke mu ruhu. Ibi biteza kuva amaraso gusa ariko bidakabije n'ububabare runaka bwakihanganirwa, hanyuma igishushanyo kikajyaho, cyangwa niba ari inyandiko ikaza kugaragara ku mubiri wawe. Nubwo abishyizeho izo tatu barata ibyo bishushanyo nk'igikorwa cyiza cy'indashyikirwa, mbere yo kubikora wabanza ukamenya ko ari ukwiyemeza ugafata risike. Kubera ko guteza tatu burya bishobora guteza ibibazo ndetse n'ubwivumbure ku ruhu. Aho bayiteye hashobora kuzaho uduheri, kandi ibi bikaba na nyuma y'imyaka myinshi umaze kubikora. Izi infection cyangwa kwivumbura k'umubiri ahanini bishobora guterwa n'ibikoresho byakoreshejwe gusa bidafite isuku ihagije. Iyo bidakozwe neza bitera ibibazo bikomeye. Umva, gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa@ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Tatuwaje zijya ziteza ibibazo ku ruhu. Niba ukuze waba uzi tatu za kinyarwanda abana ba kera bajyaga bishyiraho bakoresheje nk'amarira y'imiyenzi ndetse n'imyambi yo gucana. Ibi nabyo ngo bishobora kuba no kuri tatu zigezweho, ugasanga aho bayiteye cyangwa hafi yaho hari undi mubiri wakuze ukaba munini cyane bidasanzwe, bigateza uburwayi ku ruhu. Tatu zijya zitera indwara kwinjira mu maraso. Impamvu nuko nk'uko twabivuze hejuru, ibikoresho byakoreshejwe iyo bidafite isuku ihagije, ushobora kwandura indwara zitandukanye zihererekanywa mu maraso, urugero nka hepatite B cyangwa C. Ndetse mbere ahubwo yo kwiteza tatu, biba byiza kubanza gufata urukingo rwa hepatite, kuko yo ibishobora kwanga gushira mu bikoresho bikoreshwa kabone n'ubwo byakoreshwa isuku bite. Tatu zijya zibangamira ikizamini cyo kwa muganga cyitwa MRI, guca mu cyuma. Nubwo bitaba kenshi, ariko ziriya tatu zishobora gutuma wumva uburibwe bwinshi igihe ukorerwa iki kizami, cyangwa bigatera ishusho y'ikizami kutazi ifite umwimerere yakabaye ifite. Mbere yo gutezaho tatu, yaba ku mubiri, kwishinya cyangwa ahandi, dore ibibazo bine ugomba kubanza kwibaza. Icya mbere, ninde uzantera iyo tatu? Biba byiza kujya muri studio zirimo abahanga babikora mu buryo buri professional kuruta kujya ku bantu ba make make. Kujya ku ba make byaguteza ibibazo. Icya kabiri, uzibaze ngo uyu muntu ugiye kuntera tatu yambaye gloves cyangwa gants zabigenewe. Aba babikora bagomba kubikorana isuku ihambaye cyane nk'iy'abaganga.
icya gatatu wakibaza uti ese uyu muntu ntera tatu akoresha ibikoresho bikiri bishya? banza urebe nimba udukoresha ari gukoresha ari kudukura mu dukombe cyangwa uduhombo dufunze mu mashashi agaragaza ko ari dushya. Ikindi cya kane wakibaza uti ese mbere yo kunshyiraho iyi tatu yabanje gukora sterilisation. Sterilisation ni uburyo aho abanza gushyira ibikoresho ku kigero runaka cy'ubushyuhe ku buryo mikorobe ziriho zipfa. Niba warafashe umwanzuro wo kwishyiraho tatu, biba byiza wibajije ibyo bibazo. Gusa mbere yo kuyishyiraho uzabanze gutekereza neza, kuko abenshi babikoze bakabyicuza nyuma kandi bitari bwemere kuvaho. Ntuzashyirisheho tatu wasinze cyangwa wabonye ibiyobyabwenge. Mbere yo kuyishyiraho banza ubaze inshuti zabikoze uko zibyumva. Si byiza kwigira ku makosa yawe burya. Niba ubihisemo, hitamo ntiwitonze aho ushaka ko izajya. Niba uyishyizeho cyangwa igiyeho vuba, dore inama wakurikiza. Jya ukora ku buryo aho iri hahorana isuku. Jya ushyiraho imiti yica udukoko. Ntugashyire icyo gikomere ku zuba kugeza hamaze gukira neza. Kandi ntukajye muri swimming pools cyangwa piscine mu gihe hatarakira neza, kuko ibi byagutera ama infection akenshi cyane ko haba hagiyemo abantu batandukanye. Ikindi, jya wambara imyenda witondeye. Kwambara imyenda irimo amapamba ishobora gufatamo bikaba byaguteza ibindi bibazo. Twe turi The Fixers. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amasharijeri apfa buri kanya? Hari amakuru udafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa/ifix.rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite, kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20%
y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.